hino nshuti yanjye, nimuze rwose, nimuze tubasengere, Imana ibahindurira amateka, mwakire Yesu, muve muri ibyo. Ntacyo byatumariye bene data dutunze ubutunzi bw'iyi si, cyangwa ubu yose kamembe kabi yawe, amazarimo akaba yawe, ariko Yesu yazaza mugahushana, agacaho ugacaha, ugatangira kuba muri babandi bazatinya guhinguka imbere y'amaso ya Kristo. Haleluya. Reka mbabwire bene data bakundwa, ibi bintu tujyamo tukabikinamo, tukabifata nk'ibisanzwe. Abantu b'Imana barimo barapfa, ibiyobyabwenge byisha abantu, ingo zirimo zirasenyuka. Buri munsi nujya ku murenge uraza gusanga divorce rate ziri hejuru, mu karere imanza abantu barakubita abandi amafuni, abantu ngo bakiriye Yesu, idini rimaze imyaka n'imyaka, turabigendana, turabibundikiye, urashaka kuzaturaga iki? Urashaka kuzaturaga iki nshuti yanjye? Uyu munsi wakwemeye ukabizibukira, ukavuga uti Mwami Yesu ndashaka kukwakira, ngendane nawe. Hari abantu ba muri Yesu bagacuruza ibye, bakaba mu bye bagakuramo ibiguzi by'amaraso, bakaba mu itorero bakagaruka bakambara amazazino, bakaba mu itorero bakuyemo ibiguzi by'amaraso bakajya mu makanzu nk'aya yanjye, bakitwa abajyanama bakakuramo ibiguzi by'amaraso. Yesu ninde kuri wowe? Waramubonye, waramumenye, wamuhaye ubugingo bwawe, niwe ukuyobora, niwe uyobora urugo rwawe. Ku kazi igihe bitagenze neza wifata uti? Iyo uhuye n'ingorane zikomeye cyane, ninde ureba? Ninde ukugira inama? Wogejwe. Icyo ni ikibazo kikubaza mwene data. Iyi Noheli wizihiza ni ya kangahe? Ariko warogejwe, amaraso ya Yesu yarakogeje. Waramumenye na warakuzi, wamuhaye ubugingo bwawe ngo agutegeke, cyangwa uracyabivangavanga? Bazatinya guhinguka imbere ye. Abashumba bambaye ibishura bazatinya, kuko batabaye mu murimo uko byari bikwiye. Abagore beza bambaye maza zino bazatinya, abagabo bambaye faza zino bazatinya, abantu bijije Noheli kenshi bazatinya, kubera yuko batigeze bamwemerera ngo ayobore ubugingo bwabo. Reka dusenge Imana. Imana ishobora byose, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu, twebwe abagaragu bawe n'abaja bawe bitonda, duciye bugufi cyane ku birenge byawe, tugushimira uyu munsi mwiza twizihizaho ivuka ryawe, twibuka uburyo amahanga menshi n'u Rwanda rurimo ko twagendereraga mu mwijima, ariko kubw'umwana wa Yesu Kristo tukamurikirwa n'umucyo. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. None rubane natwe mu ijambo ryawe tugiye kuganira, utwuze umwuka wawe wera, ubuntu n'imbabazi zawe bitugoteye, kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Noheli nziza mwese, Noheli nziza mwese. Mwesuriza mugenzi wawe mubwire ngo Noheli nziza. Imana ibahe umugisha, mwakoze kuza. Shimishwe n'Imana iki gitondo ko Imana yagiye kumpa uburyo bwo guhagarara imbere yanyu. Kubatanzi amazina nitwa Muhutu Natani, hanyuma nkaba nanjye nkorera hano ndi umwepiskopi. Ubu se ndacyari mushyara? Ntago ngiri mushya, se nzaguma ndi mushya. Cyokora bene ndacyari mushya kuko bavuze ko ariyo Noheli ya mbere nijihirije hano, ariko ndumva yuko nkwiye kureka gukomeza kuba mushya, noneho nkaba umuntu umenyerewe. Yesu nashimwe. Mwese rero tubahaye ikaze, abashyitsi tubahaye ikaze, abakiriwe mu itorero tubahaye ikaze, kandi abakoze kuturirimbira abana bacu nubwo bagiye babyumve ko tubashimye. Biriya bintu ni byiza cyane babyeyi. Ijambo ry'Imana yatubwiye ngo menyereza umwana inzira akwiye kunyuramo akiri muto, ngo azarinda asaza bitagenze biti atayivuyemo. Mureke tumenyereza abana bacu. Buri iyo bakora biriya, iyo bakina turiya dukino, hari ibisigara mu mutwe. Niyo umuntu ageze akagira ibyago, ariko hari ibiguma mu mutwe, akazakomeza kubizirikana. Nagira ngo rero uyu munsi tuganire ku ijambo ry'Imana,
rijyanye n'ibyo turimo byo kwizihiza Noheli muri uyu mwaka w'umwami wacu 2024. ngira ngo mu bisanzwe hari ubutumwa tugenera abakristo bose naho tutageze naho tutateraniye twagize ubutumwa tubagenera. ngira ngo pastori yahoze ambwira ati twabasangije bose barabufite. nyawe ntabwo nibwongere gufata umwanya wo gusubira mu byo nanditse, kandi muraza kubisoma, ariko kandi nanongeraho n'ibindi. Biriya tubikorera kugira ngo nutagize amahirwe yo kujya mu rusengero amenye ubutumwa, amenye icyo twifuza ku bakristu, amenye yuko tuzirikana imirimo yabo kandi turi kumwe nabo. Uyu munsi rero wenda message iraza kwaguka itandukane cyane n'iri mu ibaruwa, ariko yose iragaruka ku bintu bimwe. Uyu munsi rero ni umunsi mwiza w'igikundiro. Narimo mbifuriza Noheli nziza, ariko ngira ngo mbabwire ngo ubutumwa bwanjye bw'uyu munsi nshaka kubagezaho, kandi ubutumwa bwanyu nabuhaye intego iri mu kibazo. Intego y'ubutumwa bw'uyu munsi iri mu kibazo. Twamaze gusomerwa ari amagambo mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, uhereye ku murongo wa mbere muri Bibiliya zimwe zivuga ko ari uwa kabiri, aho tubona Yesaya hanura ko mu gihe gikwiriye ubwoko bw'Imana buzabona umucunguzi. Ariko nakomeje kwibaza ngo ariko kuri twebwe uriya muntu witwa Yesu nindi? Umwita nde? Wowe umubona uti? Kuri wowe Yesu nindi? Yesu nashimwe. Wowe nkawe nkanjye, Yesu ninde mu buzima bwawe? Yesu ni iki mu buzima bwawe? Nicyo kibazo turi bukomeze kujya tugarukaho. Impamvu mbibaza, uyu munsi ngewe ndizihiza isabukuru ya 54 yivuka rya Yesu. Nge ni inshuro ya 54 nijihije Noheli. Ntago nzi wewe ngo ni yakangaye. Ariko Yesu wizihiza ni iki mu buzima bwawe? Ndayangikira umuco w'umurongo. Uyu munsi isi yateranye, ku isi hose itorero ry'Imana, yemwe n'abatizihiza Noheli byabagizeho ingaruka. Kuko uyu munsi hari aho ushobora kujya ufite icyo ukeneye ugasanga serivisi ntizitangwa, kubera ko Yesu turimo twizihiza ivuka rye. Ariko Yesu ni muntu ki mu buzima bwawe? Hari abantu bizihiza Noheli bataramenye Yesu. Nanjye mfite imyaka, mfite Noheli napfushije ubusa zigeze kuri 19. Najyaga nkurikira abandi nkizihira Noheli nkabayo nkajya mu byaha. Nari ntaramenya Yesu, nari ntaramuha inyito mu buzima bwanjye, nari ntaramuha umwanya mu mibereho yanjye, bigatuma ibyo nkora rero bidahura n'uko uwo nguwo yagombye kuba ari. Uyu munsi uwo mwana wavutse twizihiza ivuka rye ninde mu buzima bwawe? Niki mu buzima bwawe? Nicyo nyango tuze gukomeza twibaza. Nari maze kubivuga, ariko nanyango tugaruke kuri ariya magambo twasomewe yo muri Yesaya. Uyu muntu witwa Yesaya yatangiye umurimo we w'ubuhanuzi ahagana mu mwaka wa 740 mbere yuko Yesu abaho. Yari umuhanuzi, yahanuriraga abizera bose, ariko cyane cyane abantu bo mu Buyuda, mu bwami bw'amajyepfo. Muzi yuko ku gihe cy'umwami Salomo amaze gutanga umuhungu we yimye ubwami bwa Isirayeli, ubwoko bwa Isirayeli, urubyaro rwa Dawidi, bigabanyijemo ubwami bubiri, amoko 10 ajya mu majyaruguru i Samariya, hanyuma amoko 2 aguma ku nzu ya Dawidi, baguma i Yerusalemu. Kuva icyo gihe rero byagiye bimera bityo, ubundi ntibahuze, bagahora mu ntambara, ariko nuko byari bimeze. Hanyuma uyu muhanuzi Yesaya we yari best, yari atuye cyangwa se umurimo we yawukoreraga
mu bwoko bw'abayuda i Yerusalemu, niho yakoreraga umurimo w'Imana. Atangira hanura ubutumwa bwe y'uburebye bukubiye cyane mu bice bibiri bitewe n'impamvu ndibubabwire. Ubutumwa bwe cyane cyane ubuhanuzi bwe bugaragara ko bwarimo gucira abantu urubanza, judgment, gucira abantu urubanza mu gihe bazaba batihannye ngo bagaruke ku Mana. Ikindi gice cya kabiri cyavugaga kongera gusubizwa, kongera gusanwa, guhabwa amahirwe, restoration, kongera kubakwa igihe abantu b'Imana bazaba bahindukiriye umwami Imana bakamugarukira. Impamvu yari iyi: uyu muntu w'Imana yahanuye mu gihe cyari kigoye. Yahanuye hariho abami bageze kuri 5 yakoranye nabo, ariko cyane cyane ndashaka kuza kuvuga ku muntu witwa Ahazi n'umuntu witwa Manase. Bari abami bakaze, bari abami bakaze. Muri icyo gihe byari ibihe bigoye cyane, byari ibihe by'intambara, byari igihe abantu bari barataye Imana, byari igihe abantu batari bacyumva Imana, byari igihe abantu bari baratamye rwose, kugeza igihe uyu mugabo Yesaya mu mwaka wa 735 yasanze umwami w'Abayuda, aramubwira ati rero, abwira umwami Ahazi, aramubwira ati nubwo ibihe bikomeye, nubwo turi mu bihe bigoye, nubwo ubwoko bwa Isirayeli bwamaze kwifatanya n'Abasiriya ngo bazi badutere, nubwo hari inkuru z'incamugongo, ariko ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka Imana ari kumwe nawe, ari kumwe natwe. Nimwemera guhindukira, Uwiteka ari kumwe natwe. Aravuga ati niba ugiye ngo ndakubeshya, saba Imana ikimenyetso. Muze kubireba mu gice cya 7 muri icyo gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, muraza kwibona. Nihe tubona izina Emmanuel rivugwa bwa mbere. Amubwira ati dore Emmanuel bivuze ngo Imana iri kumwe natwe, azaza gutanga ihumure muri iki gihugu, ariko on condition: niwemera guca bugufi, nitwemera tukagarukira Imana. Uyu muntu ntabwo yigeze amwumva, ntabwo yigeze yumvira Imana, ahubwo yaravuze ati ngewe ntabwo mbyumva, ahubwo akomeza kwicira inzira, atangira kujya kureba abo mu Ashuri, abaha ibiguzi. Muze gukomeza murebe izo nkuru. Ahubwo agirana amasezerano n'umwami wa Ashuri ngo amufashe kuzarwanya bene wabo mu majyaruguru ndetse n'Abisiriya. Ibyo bahuza inama, atanga ubutunzi abukuye mu nzu y'Uwiteka, ariko ntibyagira icyo bitanga. Uyu muhanuzi Yesaya yarimo ahanura, nubwo byari bimeze bityo, yarimo ahanura abwira abantu b'Imana, nk'uko twasomye aya magambo, ngo abantu bagenderaga mu mwijima babonye umucyo mwinshi, abari batuye mu gihugu cy'igicucu cy'urupfu baviriwe n'umucyo. Wagwije ishyanga, wabongereye ibyishimo, bishimira imbere yawe ibyishimo nk'ibyo mu isarura, nk'ibyo abantu bishima bagabanya iminyago. Kuko umutwaro wamuhekeshaga n'ingegene bamukubitaga ku bitugu, n'inkoni yiwe wamutwazaga igitugu wabivunnye nko kuri wa munsi w'Abamidiyani. Ibyuma bari bafite, ibyuma abafite intwaro bari bifurebye mu ntambara byose, n'imyenda igaraguye mu maraso bizaba ibyo gutwikwa, bibe nk'inkwi zo mu muriro. Umurongo wa 5 ngo nuko umwana yatuvukiye. Haleluya! Ihumure. Ibyo byose arabivuga kuko byarangaga icyo gihe. Arimo ngo dore umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese, umwami w'amahoro. Gutegeka kwe n'amahoro bizagwira ku ntebe ya Dawidi, n'ubwami bwe ntibuzagira iherezo, kugira ngo bibukomeze, bibushyigikize guca imanza zitabera no gukiranuka, uhereye none ukageza iteka ryose. Ibyo ngibyo Uwiteka Nyiringabo azabisohoresha umwete we. Yesu ashimwe cyane. Aya ni amagambo y'umuhanuzi Yesaya. Yahanuraga ibizaba imyaka myinshi,
kuko yahanuye uyu mwami uzaza hashira imyaka irenga 700 ataravuka. Ariko yabibonaga nk'ibihari, yabibonaga nk'ibyabaye. Narimo mbabwira ngo kubera ko imitima yabo yari inangiye, icyo gihe bari barimo cyari igihe kigoye, abantu bari baragiye kure y'Imana, abantu bari barataye Imana, barataye kwizera. Ikindi bari barageze igihe noneho basigaye batamba abana babo, babanyuza mu muriro, babatambira imana z'abanyamahanga. Ndetse kugeza kuri uyu mwami witwa Ahazi yacishaga abana be mu muriro, abatambira imana z'abanyamahanga atigeze kumenya. Niba mukunda gusoma, muze kureba mu gitabo cya 2 cy'Abami, murebe mu gice cya 16. Izo nkuru muraza kuzibona, muhere ku murongo wa mbere mukomeze musome, muraza kubona izo nkuru. Abami babo bari babi cyane cyane, baryi baruswa, nta butabera bwari buhari, cyane cyane uyu muntu witwa Ahazi witwa Manase, bari abami babi cyane. Hahoraga intambara hagati yabo n'amahanga baturanye, kuko umwami Imana uko bakoraga icyaha yahagurutsaga amahanga kugira ngo bakubite, bagahora muri ibyo ngibyo. Ikindi batangaga amakoro aremereye, imisoro. Aba bantu bajyanaga n'amasezerano, babacaga amafaranga, babacaga amakoro bagomba gutanga buri gihe. Ibi nabyo bigahora ari umuniho, bibaremereye, biva muri aba bantu badafite shinge na rugero. Cyari igihe gikomeye cyane, bari barataye ibyiringiro. Nubwo byari bimeze bityo, Yesaya ahanura ayo magambo ameze atyo, arabahanurira. Yesaya yarimo kubabwira ati Imana izohereza umwana wayo, umucunguzi, Mesiya, kugira ngo acungure ubwoko bwe. Uwo mwana azubaka ubwami bwe, ubwami bw'amahoro. Niyo mpamvu avuga ngo ubutegetsi bwose, gutegeka kose kuzaba ku bitugu bye, kandi azategeka isi yose. Ayitegekesha amahoro, ayitegekesha ubugwaneza, nta gutwaza igitugu. Abazamwemerera azabategeka, azabayobora, ababera umwami w'amahoro, ababera umujyanama. Ariko se twakwibaza ngo aba bantu b'icyo gihe bumvise ubuhanuzi barabwemera? Igisubizo ni oya. Nubwo hari bake babizirikanye, bakabizirikana, bakabigenderamo, bakabyubaha, bagakomeza kubitegereza, ariko twavuga ngo igisubizo ni oya, kuko n'umwami wabo atigeze yemera. Ntabwo yemeye. Nari mbabwiye uburyo yagiye kujyana amasezerano n'umwami wa Ashuri. Muze kureba mu gice cya 7 cy'ubwo buhanuzi bwa Yesaya umurongo wa 20, cyangwa murebe cya kindi abarangiye cy'Abami, mu gitabo cya 2 cy'Abami igice cya 16. Muraza kubona izo nkuru. Ahari ngirango kutabyumva nibetse ko bari abanyabyaha, ngirango barabata abami bacu bakomeye bagerageje kwikiza aba bantu, bagejeje kurwana kugira ngo igihugu kigira amahoro, birabananira. None Yesaya arimo aratubwira amahomvu, arimo aratubwira ubusa ngo umwana asaza amariki. Umwana n'abantu b'abagabo byananiye amahembe nta nkaswe nkungu. Umwana asaza amariki. Birashoboka kuba barabitekereje batyo, ariko yashakaga kubivuga neza. Muri Bibiliya zindi nk'iz'icyongereza baravuga ngo the child, duhawe umwana. Akongera akavuga ngo the son, bifite icyo bivuze. Umwana w'umuntu uzavuka ku mugore, ku mukobwa w'isugi. Ariko kandi ku rundi ruhande ibyo byagaragaza ko ari umwana w'umuntu 100%, ukazaba mu bantu, akavuka ari umuntu, akaba mu bantu, agakurira mu bantu, akababazwa nk'abantu. Ariko ku rundi ruhande byavuga ko ari umwana w'Imana. Haleluya. Byagaragazaga ubumana bwa Kristo. Ariko ntibabyumva, ntibabyitaho. Ibi rero byatumye ibintu bikomeza kuba bibi, kugeza igihe Abasiriya baziye koko barwanya buriya bwoko bw'Abisirayeli, barwanya Abasiriya barabatsinda. Bwo n'Abashuri babarwanyaga, hari amoko abiri, hari Abasiriya, hari n'Abashuri. N'ubwoko biri butandukanye. Ariko ntibyakunda, kuko Imana yari yamubwiye ngo nunagurira Abashuri bakagufasha, n'ubundi nzahamagara ubundi bwoko buzaturuka hakurya y'umugezi, buzaza buzabatsinda.
nimusoma kiya gice cya 7 muraza kubona uburyo Yesaya yahanuye akavuga ngo abo nibaza ngo ntacyo kimwe bazasiga. Avuga inzabibu zabo, avuga ubutaka bwabo burumbuka uko buzamera. Abo bavugaga nabaki nabi Babuloni. Igihe cyaragize baraza, ibintu byose barabivanga, bafata abantu n'umwami wabo babatwara ari imbohe babajyanye Babuloni. Icyo nshaka kubabwira bene data bakundwa, ndagira ngo mwumve ibi bintu neza mubikurikire. Ndasa nkuba bashubije mu mateka ariko nicyo nashatse. Barabatwara Babuloni. Ariko Imana kuko hari ubwoko bwari buyifite mu mutima ntiyigeze irekera ngivuga ngo abantu ubwoko buhora buyoba mu mitima yabo. Yakomeje gukurikirana. Igihe cyarageze nusoma muri Yesaya 45 uraza kubona uburyo ihagurutse umuntu witwa Kuro w'umunyamahanga. Ikamuhagurutse ikamuha misiyo yo kwita kuri ubu bwoko. Haleluya. Kwita kuri aba bantu b'Imana, kubashyigikira, akabaha inzandiko z'inzira, akabaha ubutunzi, bakajya gusana umurwa w'Uwiteka Imana ihoraho Yerusalemu. Yesu ashimwe cyane. Kubera iki Imana yahagurukije umunyamahanga imutera umwete, imutera ishyaka kuko Imana yari ifite umugambi. Umwana w'intama w'Imana yagombaga kuvukira i Betelehemu mu murwa wa Dawidi. Ntabwo yagombaga kuvukira mu buhunzi, yagombaga kuvukira kuri gakondo. Igihe kigeze itera uyu munyamahanga umwete. Yesu nashimwe. Muraza kubibona uburyo uyu nguyu yabayeho agakora, yaza kurangiza agasimburwa n'abitwa ba Dariyo naho bagakora iyo mirimo. Kugeza igihe ibirikozwe ubwoko bw'Imana bugataha, ariko bunatashye bwagumye mu bibazo. Kuko n'ubundi abantu bakomeje kuyoba. Muzi ukuntu bagiye bataha ntabwo bitindamo. Muzi icyiciro cya mbere ubwo cyajyanye na Zerubabeli, ikindi kikajyana na Yezira. Bagiye bagenda batyo abandi bakajyana na Nehemiya bajya kubaka. Buri muntu yabaga afite ikimujyana. Ariko ntabwo bari bazi ibyo barimo, ariko Imana yari ifite umugambi kugira ngo igihe cya Mesiya kizagere avukire mu murwa wa Dawidi. Kuko byari byarahanuwe. Yesu nashimwe cyane. Nuko byagenze. Nuko meze ugasoma impamvu bakoraga ibingibi nusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Mika igice cya 5 ku murongo wa 2 uraza kubona uko Imana yabwiye aba bantu. Kaba ngo nawe Betelehemu ntabwo uri muto muri iyi midugudu yose, kuko umwami ukomeye umukiza azavukira muri wowe. Haleluya. Bagombaga kujya gukora iyo mirimo kugira ngo igihe nikigera umwami azavukire aho yahanuriwe kuvukira. Yesu nashimwe. Ubu butumwa bw'amahoro, ubu butumwa bwo kuzongera kubaka bwakomeje kuvugwa uko umuhanuzi ashaje, kuko abahanuzi bagendaga basaza na Yesaya yigeze harasaza ashaje, haza abandi bahanuzi bakomeza uyu mujyo, bakomeza kubwira ubwoko bw'Imana, bababwira bati umukiza azaza. Urugero nabaha, kandi si ukubihanura gusa, n'abana n'ababyeyi babimenye babyigishaga abana babo. Uyu munsi twebwe twigisha iki abana bacu? Abana bacu tubabwira iki? Hari igihe usanga twigishije abana bacu kwangana, ugasanga urabwira ati uzamenye umwana wo kwa Inosa bariya n'abanzi bacu, ugasanga nibyo tubwira abana. Yana yo yasanga bokeje ikigori bajya kumwatoya ati mama yarambwiye ngo mwewe muri abanzi. Uci yakenge ntabivuge akavuga ngo yahaze kandi ubwo inzara irimo iratemamara. Ugasanga ibyo nibyo twigisha abana bacu. Ariko aba Bayisirayeli aba Bayuda ababimenye bakabishyira ku mitima yabo bakomeje kubyigisha abana babo. Uko icyiciro gihaye ikindi, generation by generation bagenda bigisha abandi, bababwira ko igihe kizagera umukiza akaza. Uko umuhanuzi ashoje imirimo ye undi akaza. Yeremiya yaraje arahanura mu gice cya 33. Muraza kubona muhere ku murongo wa mbere, muraza kubona icyo gice cya 33 cy'ubuhanuzi bwa Yeremiya kivuga uku kongera gusubizwamo ibyiringiro, kivuga kongera kubakwa. Yeremiya ayo magambo yahanuraga bamushyiraga muri gereza akavamo agahanura, baba bamukuyemo bavuze ati ntuzongere, akaza agahanura. Mujya mwibuka ku murongo wa mbere Imana yamuvuga ngo Yeremiya wowe ntabaza gusa yewe ngire nte, yambwe nigiye ugira icyo ndema nkagikomeza, wewe wijya muri ayo magambo mu by'ubwana ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biteye ubwo bawutamenya. Abantu bamwe bajya bibeshya ngo n'umurongo abantu basengera ntago bazi icyo bivuga. Ntago byari byiza kuri Yeremiya. Yaravuga ati Imana abanyabyaha barabateye baramera, je barandenganya kandi urabaha bagatoha bakabaho bagashisha. Imana yamusanga ati wowe uri mu by'abana ntago uzi umugambi wawe, ntabaza gusa mutabare nkwereke ibikomeye. Ntago yigeze mbwira ngo ndakuraho gereza, oya. Yaramubwira ngo ntabaza mpumura amaso yawe, nuza gusoma icyo gice uraza kubona uko umubwira utugwa hanga ubona havugira induru, nubwo ubona hangaha nta nyoni itamba, igihe kizagera aha havugira impundu. Oh haleluya.
igihe kizagera imidugudu yongera igendwe, impundu zivuge. Yesu nashimwe cyane. Icyampa tugatabaza Uwiteka Imana mu bihe nk'ibi ngibi. Icyampa tugahenda Imana tukabivuga ngo Mana hwejesha amaso yanjye ndebe ibihe ndimo. Bakomeje kugira uwo muco kandi Imana ikomeza kubana nabo. Nusoma mu gitabo cya Zakariya, umuhanuzi Zakariya mu gice cya 9 ku murongo w'9, nabatangiye guhanura, amaso yarahweza. Oh haleluya! Amaso yarahweza, abona umwami agendera ku ndogobe, ku cyana cy'indogobe, yinjira mu murwa wa Yerusalemu. Aravuga ngo ririmba wa mukobwa w'i Siyoni ya, kuko umwami wawe agize ate? Ajahuri. Haleluya! Ririmba kuko umwami wawe ajahuri kandi azamaraho intambara. Yesu nashimwe cyane. Nashaka kubabwira uburyo Imana yakomeje kugendana n'aba banyabyaha, uburyo yakomeje kugendana n'aba banyantege nkeya, nubwo babaga bayitaye, nubwo babaga bayiretse, ntago yigeze ku mugambi w'ubuhanuzi bwa Yesaya. Nureba muri Maraki, nari nabivuze ibyo muri Mika ntago nongera kubisubiramo, ariko muri Maraki igice cya 2 cya 3 umurongo wa 1 turabona nanone Uwiteka Imana asanga Maraki icyo gihe abantu bari barashijeho kuba babi cyane. Nimuza gusoma igice cya Maraki muraza kubona uburyo Imana ivuga hari abantu batagitanga icyacumi, abantu batagitanga amaturo, nta manza zitabera zihari, ariko Uwiteka Imana asanga Maraki aravuga ngo dore rega ndatuma integuza imbere yawe. Haleluya! Iki gihe yavugaga wa wundi mwene Zakariya, yavugaga Yohana. Mujya mwibuka Imana imusanga yagiye gutamba ibitambo muri Luka igice cya 2 ikamuhindura ikiragi kuko ashidikanije, kuko umugore yarashaje. Irama ngo niba ushidikanya reka nguhe ikimenyetso, ishiraho agapfukamunwa. Ariko umunsi amaso yabona Yohana yavutse, umunsi bamubwira kumwita izina, ururimi rwaragobototse, maze ahanurira mu rusengero. Aho haleluya! ahanurira ubwoko bw'Imana, arangije ahanurira n'umwana bati nawe kandi mwana uzaba umuhanuzi w'isumba byose. Komera Yesu mu mashyi. Igihe cyarageze bene data bakundwa, Imana yindi isezerano ryayo. Igihe kirajya mu kinyejana cya 6. Mwibuke ko Yesaya yatangiye guhanura ryayo muri 740. Aha tugeze mu kinyejana cya kangahe? Cya 6. Imyaka 740 imaze gutambuka. Igihe kiragera marayika w'Uwiteka Imana agenderera Mariya. Ibyo abana badukiniye hano, aramugenderera, amubwira uburyo ahiriwe, amubwira uburyo azabyara umukiza. Ibyo abana badukiniye hari abamfashije cyane, bavuze ubutumwa bwiza. Nibyagarukiraho atangiye kwibaza, Imana marayika agendera Yosefu amubwira turiya mukobwa ntumukoreho, de nakubonye ko ushaka kumubenga, wimubenga kuko iriya ni diru yanjye, rigewe birimo, wegenda utwara imari yawe genda birimo. Yosefu mwabonye ko atambutse, nawe nsetsa kanoni ntafatiyeho rwose ntahagaze, ajya gushaka umugore we, aragendera mutwara. Nubwo byari bimeze bityo, Imana yagiriraga aba bantu bahoraga base negura ubutumwa natekereje ku magambo ari muri Zaburi 137. Muza kwireba ngo abanyamahanga rimwe barabashinyagurira bakaba ngo nimuturirimbire ku ndirimbo z'i Siyoni, maze ngo baraba ngo twaririmba dutindirimbo z'i Siyoni turi mu bunyagi. Ngo iyo bibukaga imigezi y'i Babuloni, iyo bicaraga munsi y'ibiti byaho, ngo inanga zabo zimanitse mu biti, ntabwo bari bafite ururimi ruririmba, ngo bibukaga iwabo bakarira. Yesu ashimwe cyane. Icyama tukibuka bene data bari mu byaha, icyama tukibuka abo twagendanye bamaze guta inzira, icyama tukibuka abagore barimbuka, icyama tukibuka abavandimwe bacu barimbuka, icyama tukibuka abapastori barimo barimbuka, tukabibuka tukaborogera Imana tukavuga ngo Mana ongerwa ari ubwoko bwawe mu nzira. Yesu nashimwe. Nuko marayika w'Uwiteka Imana agendera ubwoko bwawe, agendera Mariya, agenderera n'umugabo Yosefu. Ariko kandi mu minsi ishize yari yabanje kugenderera nde? Yabanje kugendera Zakariya. Burya Yohana umubatiza arusha Zakariya amezi 6, arusha Yosefu amezi 6. Haramugendera amuzamurusha amezi 6 niwe mutaza kuvuka, kuko yagombaga kuvuka mbere akajya kumuteguriza inzira. Muri bukajya mu butayu avuga ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bujya buti buri hafi. We ni wabwiye abana ati jewe ndabatirisha amazi, ariko uri inyuma yanjye ntashobora no guhangara gupfundura udushumi tw'inkweto, azabatirisha iki? Umwuka wera n'umuriro. Uwo ni Yohana. Abana babidukiniye hano mwabibona. Ariko kandi ndagira ngo twongere turebe ibihe. Mutekereza ko igihe Yesu avuka ibintu byari byarabaye byiza se? Reka da, kuko abantu
bakomeje kuba babi n'Imana yakomeje kubarekera mu bibazo byabo. Yesu yavutse noneho bari mu bukoroni bwitwa Baroma. Bari baravuye mu bunyagi Babuloni, baraza gubaka hahandi hose baratunganya, ariko bakomeza gukoronizwa n'iki? N'Abaroma. Abaroma barabakoroniza, bavukira muri ibyo ngibyo, bamwe bakurira muri ibyo ngibyo, kandi Abaroma bamaze imyaka myinshi bategeka. Na Yesu yavutse mu kinyejana cya 6 hari Abaroma aribo bategeka isi. Asanga ntibyoroshye, asanga akarengane, asanga imanza zitabera zidahari, asanga imisoro ihanitse, asanga abategetsi n'ubundi ari ibisambo, babandi bitwaga abanyedini bakuru, abafarisayo n'abasadukayo, asanga abo ngabo nabo guhekesha abantu imitwaro batabasha kugira bati gukozaho n'intoki zabo. Asanga hariho amadini nk'ayo munsi yavutse, abasadukayo ryari idini, abafarisayo ryari idini, hari habitwaga abaherodiyene, hariho nabandi bitwaga abayesene. Abo ngabo ngo bari bameze nk'abanyamwuka b'uyu munsi, bakigira intungane bakagenda bagira ibintu tubirira. Abo bose bari bahari, abo bose kandi bashiragaho amategeko bashaka kugira ngo abantu bongere basubire mu nzira y'Imana, ariko byahehe biragatabwa kuko bari barataye Imana. Byari ikibazo gikomeye cyane. Ibyo nibyo Yesu yasanze abantu bari, ariko n'indayi zari zihari, n'abasinzi bari bahari. Reka mbabwire uburyo byari bikomeye. Aba bantu abatambyi nk'abatwebwe baragiye barasinda, basindira mu byo babamo, bajya muri business zabo, bayoberwa igihe umukiza azavukira. Birabayobera, kandi bagombaga kuba bateza amatwi ijuru kugira bumve icyo Imana ivugana n'iki n'itorero, ariko baragenda bararangara. Niyo mwabonye ziriya nkuru baturirimbiye korari iherutse kuririmba ni iyi Beraka, yaturirimbiye bari abanyabwenge. Bari abanyabwenge nibo Imana yasanze. Ahandi yasanze abungeri b'umukumbi, ibabwira ibyabereye hari ahantu. Nimuza kureba muri Matayo igice cya 2 umurongo wa 1 kugeza kwa 6, muraza kubona izi nkuru z'abanyabwenge. Bo babona inyenyeri bashingiye ku buhanga bari bafite, ibyo bari barize, basoma igihe, baza kubaza umwami Herode ngo twumvise ko umwami w'Abayuda yavutse, umwami wavutse ari hehe? Babituririmbiye. Herode bimuhagarika umutima, ari batatu none ndazibandwa nzerekeza hehe? Uyu mwami uje we ni gatiki? Ahamagara abakuru b'idini, nimumbwire umwami wanyu wavutse. Baramubwira ati ntabwo byo kuvuka ko tubizi, ariko tuzi ko byahanuwe, tuzi ko byahanuwe. Bamusomera amagambo ari muri Mika igice cya 5 ku murongo wa 2. Tuzi ko byahanuwe ko uyu mwami azavukira hehe? I Betelehemu mu rwa Dawidi. Herode asanga nta kundi yabigira, asanga ntibamuzi, asanga kwirwanaho kwe ari uko yica abana bose bari muri icyo kigero guhera ku myaka 2. Arabati ni mubamareho kugira ngo na wa mwami niba hari agira ate agenderemo, wakomeza ategeke. Ntabwo yigeze amenya ko ubwami bwa Yesu atari ubwami bwo mu isi. Ubuse twebwe tumeze dute muri iyi minsi? Abayobozi b'amatora uyu munsi tumeze dute? Ba pastori bameze bati? Abepiskopi tumeze dute? Kuki ugasanga twaretse ibyo dukwiriye gukora tugakora ibidakwiriye gukorwa, ugasanga intambara ni intambara, ugasanga ibibazo ni ibibazo, twataye misiyo tukajya mu bindi bidafite umumaro. Umwami Imana tugira imbabazi. Mbese mujya mwibuka kudusengera? Iyo mutadusengeye natwe turi abantu turatana, tuva ku cyo twagombaga gukora tukajya ku bidafite umumaro. Ariko nubwo byari bimeze bityo, hari abantu babaga maso. Nimuza gusoma mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Luka mu gice cya 2, muraza kubona ku murongo wa 25, muraza kuhabona umusaza witwaga Simiyoni. Ngo yahoraga mu rusengero asenga, ngo abonye Yesu baje kumukeba ku munsi wa 8, arabango noneho Mana sezera umugaragu wawe amahoro. Oh haleluya! Kuko mbonye agakiza wateguriye ubwoko bwawe. Sezera umugaragu wawe amahoro, amaso yanjye abonye icyo nategereje. Yari umusaza mukuru cyane. Hari undi mugore w'umupfakazi nawe wabaga mu rusengero iteka witwaga Ana, nawe yahoraga amasenga. Abonye umwami baranezerwa. Haleluya! Bagore bagabo, mureke tuwe mu nzu y'Imana, mwimera nk'abandi. Niba abandi bagiye wigenda, guma ku gicanira Imana gushaka. Yesu ashimwe cyane. Abangaba basomaga ibihe, babonye umwami baranezerwa, babonye umwami baranezerwa. Ese waba uri muri abo? Mbariza mugenzi wawe uri muri abo? Ubabazwa nuko ibintu bihagaze? Urimo urababazwa n'itorero ry'Imana cyangwa nawe uri nk'abandi bose?
kubera iyo mpamvu rero icyo gihe uko byari bimeze twongera kubona yuko abantu bari bahuze. iyo urebye mu butumwa bwa Yesu bwanditswe na Yohana mu gice cya mbere, iyo urebye ku murongo wa 5 tubona neza yuko bavuga ngo Yesu yaje mu bye, ngo uwo mucyo waviriye mu mwijima, ngo ariko umwijima ntiwagira ute, ntiwawumenya. Yesu yaje mu isi ntiyagira ite, ntiyamumenya. Yaje mube ariko ntibagira bate. Ku murongo wa 10 kugeza kwa 12 ntibamwemera, ariko ngo abamwemeye bose, haleluya, ngo bamwemeye bose bakizera izina rye, ngo uwo mwami yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Reka tumuhereze icyubahiro. Ese uri mu bo yahaye ubushobozi bwo kuba umwana w'Imana? Uri muri abo cyangwa nawe uracyarindagira mu byo hirya n'ibyo hino? Aba batambyi bari bambaye amakanzu nk'aya yanjye, birashoboka ko n'abagore babo bambaraga amaza zimwe nk'iyo mwambara, bari bafite umwambaro wabo, ariko imbere ari amasega. Imbere nta nzira z'igisiyoni ziba mu mitima yabo. Bakambara amakanzu nk'aya bakagambana, bakambara amakanzu nk'aya yanjye bagatukana, bakagirirana nabi. Mbariza mugeze ngo wowe urahagana uhagaze. Uri mu bamenye Yesu, uri mu bana b'Imana. Umwami yakugiriye neza kubera ko wamwemeye ukamwizera guha ubushobozi bwo kuba umwana w'Imana. Hari abajya bavuga nabo murongo ngo yabahaye ubushobozi bwo kwitwa, ntago bwo kwitwa, nukuba. Icyampa twese igihe twizihiza iyi Noheli tukaba turi abana b'Imana, tukaba turi abana b'Imana, bitari umuhango. Noneho bene data bakundwa, turimo twizihiza iyi Noheli, genda babwiye ko yanjye ari ya 54, shyiramo iyawe. N'inshuro ya kangahe wizihiza? Ese koko uzi impamvu wizihiza Noheli? Ufite impamvu? Cyangwa ni ukubona abandi biruka nawe ukiruka? Ni ukubona abandi bajya gushopinga nawe ukajya gushopinga? Ni ukubona abandi bagenda ukanga gusigara mu rugo ukagenda? Ufite impamvu zituma wizihiza umwami uyu munsi wivuka ry'umwami. Ufite impamvu. Umurimo w'amago hari w'impamvu nyinshi zituma tuiri zina ryawe Mana ya. Oh, hari impamvu, hari impamvu mwene data nyinshi zituma turirimbe zina ryawe Mana yanjye. Hari impamvu. Ufite impamvu. Ufite impamvu ituma uba mu rusengero kuri Noheli. Ufite impamvu ituma uvuga uti ntago namureka niyo abandi baceceka ntago nzaceceka. Ufite impamvu. Paulo yandikira Tito aravuga ngo kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwagize buti bwabonetse. Hari icyo butwigisha ababaye abana b'Imana, ubu buntu bw'Imana bubigisha kureka ibyaha. Ababaye abana b'Imana, ubu buntu bw'Imana bubigisha gukiranuka. Haleluya. Ababaye abana b'Imana, ubu buntu bw'Imana bubigisha guhora bari maso bategereje kugaruka ku mwami Yesu. Yesu nashimwe. Uyu munsi waramubonye uwo mwami Yesu, waramwakiriye. Ni umwami wawe, ni ukuyobora, ni ukugira inama. Ayo mahoro ye warayabonye, ni ukubereye umubyeyi. Iyo twamaze kumera dutyo abamwemeye, haleluya, babona umugisha w'uburyo bubiri. Hari uwo bita vertical blessing, umugisha uva mu ijuru umanuka uza kuri uyu muntu. Uyu mugisha ukaguha ubusabane naso, uyu mugisha ukakunga naso, ukava mu byaha ukabireka, ukabona umugisha wo kuba umwana w'Imana. Umugisha wa kabiri ni uwitwa horizontal blessing, umugisha w'intambike, ukwemerera kubana n'abandi, ukabababarira, ukabana n'abandi bose mu mahoro, ukiyunga nabo, ukagendana nabo, ukababera umugisha. Aho ugeze ubwoko bw'Imana bukabona umugisha bukaba amahoro. Oh, haleluya. Mbese uri muri abo bene uwo mugisha warawubonye? Yesu nashimwe cyane. Uyu munsi uyu mwami waramwakiriye, niwe ukuyobora, niwe kugendesha. Yesu nashimwe. Niwe ukuyobora mu rugo rwawe harimo iki? Mu rugo rwawe niwe muyobozi, niwe wicaye ku ntebe y'icyubahiro, ayoboye umugore wawe n'abana bawe. Uyu munsi abana bawe bagenda bazi yuko umukiza azagaruka. Abana bawe bazi ko yuko iwabo atari mu isi, ahubwo gihe kimwe bazaba muri gakondo yo mu ijuru. Haleluya.
mureke dutekereze kuri ibi bintu. Ndagira ngo mbibutse uyu munsi naje kugira ngo mbibutse aya mateka. Mbibutse aya mateka muyibuke. Mbibutse yuko hari n'abandi ibi bintu byasohokeye mu matwi yabo bakabyumva bakabitesha agaciro. Mbibutse kandi ndi hano ndi umugabo wo kubahamiriza yuko Yesu yunguyu Yesaya yahanuye yaraje. Hamwe yahoze avuga ngo mu gihugu ngo abantu bageraga mu gitutu cy'umwijima abantu batari bafite amahoro, aho ngaho niho yashize ministeri ye bwa mbere mu gace ka Galilaya, mu gace ka Nafutali. Aho ngaho niho yagiye akicara za Kaperinaumu mu banyamahanga mu bapagani, aho niho yashize ikicaro cye. Nimusoma Bibiliya muzabona yabaga ari Galilaya, yabaga ari Kaperinaumu. Ntabwo yari Yerusalemu. Yerusalemu yagiye gupfa, agiye kurangiza misiyo. Bari abantu babona amahoro. Ahari makutaniro y'ingunzu haba isoko y'ubutumwa bwiza, abantu bahakirira indwara, impumyi zirahahumukira, abagore bari bamwe abadayimoni nka ba Maria Magdalena barakira. Haleluya. Aho ngaho bahabonera amahoro. Yesu nashimye. Yaraje intambara ziracika, atanga amahoro. Yesu nashimye. Uyu munsi ndi hano ngo nkwibutse yuko Yesu yaje akabaho nk'umuntu, akabaho, akarya, agasonza, akagira amarangamutima, akarira. Ntabwo muzi umurongo mugufi muri Bibiliya? Yohana 11 umurongo wa kangahe? Wa 35 ngo Yesu agira ate? Ararira. Nawe yabaye hagira amarangamutima, abonye Lazaro, abonye ukuntu abantu barira, aravuga ati yo disi bashikibe amaze kumuzura arize n'abana bangwa disi ngo yanamukundaga. Ariko yarizwaga nuko abantu nubwo yakoze biriya bitangaza abantu batizeye. Uyu munsi ndiyara kuyomba hamirize Yesu yabayeho. Yesu yarababajwe. Yesu igihe cyarageze aratotezwa. Igihe cyarageze arafatwa, abambwa ku musaraba, aricwa, arahambwa nk'abandi bantu. Ariko ku munsi wa gatatu ko yari Imana arazuka ava mu gituro. Haleluya. Ntabwo ari mu gituro, ni muzima. Yamaze iminsi 40 yiyereka abigishwa, ndetse agiye kujya mu ijuru. Arababwira ati mwebwe ntimuzave i Yerusalemu, ntimuzave mu murwa, nimugende mube hamwe kugeza igihe nzoherereza, nzasaba Data akabaha ibyo yasezeranije. Uwo no mufasha wo kuzaza kubana namwe. Ku munsi wa 50 umwuka w'Uwiteka Imana aramanuka asohoza isezerano. Yesu nashimwe cyane. Aravuga ati kandi mara kubona imbaraga mwuka wera wamanuki, muzabaga wo kumpanya muhereye i Yerusalemu. Yesu nashimwe. Ufite impamvu yo kwizihiza uyu munsi, ufite impamvu yo kumucira umugara, ufite impamvu yo kumunezeza, ufite impamvu yo kumva wabigendera ukumva uri fier kubera ibyo ngibyo. Ndagira ngo bahamirije ngo Yesu yunguyu igihe cyarageze asubira kwasi kandi azagaruka gucira bakibona bapfuye urubanza. Ese naza uzaburiye? Ese naza uzamubwira ko wakoze iki? Waramwemereye, aragutuma ukumva, urajya mu murimo we nkuko bikwiriye. Waramwakiriye, warejejwe, amaraso yarakwejeje. Iyo turirimba indimba 38 taba umukizu bwazagaruka fi icyubahiro we abatari bezwa bazinjiri ubirori wogejwe. Icyo ni ikibazo kikubaza mwene data. Iyi Noheli wizihiza ni ya kangahe? Ariko warogejwe, amaraso ya Yesu yarakogeje. Waramumenye na warakuzi, wamuhaye ubugingo bwawe ngo agutegeke, cyangwa uracyabivangavanga? bazatinya guhinguka imbere ye. Abashumba bambaye ibishura bazatinya kuko batabaye mu murimo uko byari bikwiye. Abagore beza bambaye maza zino bazatinya, abagabo bambaye faza zino bazatinya, abantu bijijije Noheli kenshi bazatinya kubera yuko batigeze bamwemerera ngo ayobore ubugingo bwabo. Wogejwe. Oh haleluya.
na Yesu watunganijwe n'amaraso wagije amaraso Yesu nagira ngo nsoze nongera kukubaza ngo Yesu ni iki ninde kuri wowe? Igihe kimwe Yesu ngo abazana abigishwa be, muzi ingorane zabayeho, ababajije harababaza baganiriza, harababaza atari ko abantu bavuga ko ndindi, kandi yaragendanye nabigiye. Harababaza ati abantu bavuga ko ndindi, muzi ukuntu bamubwiye ibisubizo byabaye byinshi. Ngo bamwe bavuga yuko uri Yohana Umubatiza, abandi ngo bavuga yuko uri Yeremiya, ngo abandi bavuga yuko ngo uri Eliya, ngo abandi bavuga yuko ngo uri umuhanuzi. Haraje abaza ngo none se mwebwe muvuga ko ndindi? Baraceceka. Ariko Petero kuko yari ishanutsi ngo barahagurutse ngo bavuga yuko uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Maze ngo Yesu aramubwira ati Simoni mwene Yona, ibi ntabwo ari wowe bivuze, ni Imana yo mu ijuru guhishuriye ibi ngibi. Wowe Yesu ninde kuri wowe? Yesu mwita iki kuri wowe? Ariko hirya ho nubwo bavugaga ibyo, hari umuntu witwaga Yuda Iskariyoti yari kumwe n'abigishwa. Ubwo bandi bari babuze igisubizo, we yabonaga Yesu amubona mu bundi buryo, yamubonagamo imari. Ntabwo yavuga ati baramupfusha ubusa boroshye nzamukuramo amafaranga. Igihe cyarageze aramugurisha ibice by'ifeza 30 bataba baramukinisha agenda amukuramo amafaranga. Aragenda amuguramo isambu ngo yitwa iki? Iy'amaraso. Isambu yaguze muri ibyo bice 30 ngo yiswe isambu y'iki? Y'amaraso. Hari abantu ba muri Yesu bagacuruza ibye, bakaba mu bye bagakuramo ibiguzi by'amaraso. Bakaba mu itorero bakagaruka bakambara amazazino, bakaba mu itorero bakuyemo ibiguzi by'amaraso bakajya mu makanzu nkaya yanjye, bakitwa abajyanama bakakuramo ibiguzi by'amaraso. Yesu ninde kuri wowe? Waramubonye, waramumenye, wamuhaye ubugingo bwawe, niwe ukuyobora, niwe uyobora urugo rwawe. Ku kazi igihe bitagenze neza wifata uti? Iyo uhuye n'ingorane zikomeye cyane, ninde ureba? Ninde ukugira inama? Imana y'ijuru idufashe. Nagira ngo rero nsoze mbabwira ngo mureke twitekerezeho. Iyi Noheri ni ya kangahe kuri wowe? Uyizihiza kubera iki? Yesu ninde kuri wowe? Yesu ni iki kuri wowe? Wamwita amazina menshi, wamwita umujyanama wawe, wamwita umutware wawe, wamwita umuyobozi wawe. Yesu ninde kuri wowe? Umubwira abandi, ubwira abandi, ubabwira Yesu, ubabwira ko ari indi. Ninde mu buzima bwawe? Ndashoje. Yesu nashimye. Twizihiza iyo Noheri, ndagira ngo mwe kurira mutazi wapfuye. Kera nigeze gusoma agatabo, kera niga muri primaire, ni kera cyane. Ngo hariho umugabo ngo wagiye mu gihugu atazi ururimi rwaho, noneho rero ngo yababaza ngo ariko nguru yabona amazu meza akabati nk'inzu nziza iri ahagani yani, bakama ngo angazi byabaga bivuze ngo ntago tubizi, we don't understand what you are talking about. Akabaza ati inzu nziza ni yani, bakabata angazi. We nawe rero mu bwenge bwa kumva yuko angazi ari we nyirinzu, yagera imbere akabaza ati ziriya nka nziza ni izande, batangazi. Ariko angazi bakomera, aragenda yatambuka yigiye imbere abona ifamu nziza cyane irimo n'urutoki, batiriya n'ibyari bati n'ibya angazi. Akavuga atangaza arakomeye. Ageze imbere asanga umuntu wapfuye bashize umurambo ku ngorofani bawucunga. Ati suriya nire wapfuye? Batangaza. Nawe araturikana ati angazi umutunzi, angazi arufite intoki, bakristo bene data ntimukarire mutazi wapfuye. Abakristo benshi baba mu bintu batazi ibyo babamo, baririmba Kristo bakavuga ibya Kristo, ariko Kristo ntaba mu mitima yacu. Uyu munsi ndajya kubitekerezaho. Kristo wamuhaye icyicaro mu mutima wawe. Niba waramuhaye icyicaro mu mutima wawe ni byiza, ariko niba wumva utaramuha icyicaro mu mutima wawe, naguhenda ngo uhaguruke ngusengere. Nanjye igihe kimwe kuri Noheri, nagiye muri Noheri nk'uyu munsi, nibwo nihanye ndasezera, mvuye muri Noheri nasenze, ndagenda Bibiliya yanjye nyitambika ku muntu w'umuturage, njya mu kabari njya kunywa, mvuye njya gukora amahano. Igihe kigeze ndakizwa ndavuga nti Imana nsezeye ku nzira n'ingeso z'isi zose sinzazisubira muhereyo. Haleluya. Waba uhari nawe
niba uhari uhaguruke tugusengere, nta soni zirimo, nta buryarya burimo. Uyu munsi wakire Yesu, iminsi yawe usigaje utazi kwingana, uje wizihiza uyu munsi wumva hari icyo umwizihiriza, uje uhagurukana n'abantu uvuga uti je naramumenye, ni umujyanama wanjye, ni umutware wanjye, nuwampa amafaranga yuzuye aha hose nta cyantandukanya nawe, kuko nabonye ibyiza byinshi muri we. Haleluya. urahari wumva ushaka kuvuga ati ndashaka kumwakira, niba uhari turagusengera. Je ntago nyambwiriza ngo je ntatanze uyu mwanya, kuko hashobora kuba hari umuntu wumva mu mutima we haka. Niba uhari ugira ucya rwose tugusengere, niba udahari kandi amoke, je nakoze umurimo wanjye ubutumwa nabutambukisha. Urahari ugira icyo ukuboko kwawe tugufasha gusenga uyu munsi, ufata ingamba. Hari ibyakunaniye kunesha, uyu munsi wemereye Yesu uti ndakwizeye, ngwino uneshereze ibi, ngwino uneshereze ingeso, ngwino unyubakire urugo rugiye gusenyuka, ngwino unyishyurire imyenda inaniye, ngwino umpe kuba umunyacyubahiro mu bantu mu bandi, ngwino umpe kuba umunyakuri, nanjye mbe umupapa wiyubashye, mbe umumama wiyubashye, ngera handi nanjye abantu bambone nk'umubyeyi wizihiwe n'urugo. Urahari ugira utya? Ngwino nshuti yanjye, nimuze rwose, nimuze tubasengere, Imana ibahindurira amateka, mwakire Yesu, muve muri ibyo. Ntacyo byatumariye bene data dutunze ubutunzi bw'iyi si, cyangwa ubu yose kamembe ikaba yawe, amazarima akaba yawe, ariko Yesu yazaza mugahushana, ugacaha ugatangira kuba muri babandi bazatinya guhinguka imbere y'amaso ya Kristo. Urahari? Bazatinya. Niba uhari utambuka mumfasha baririmbyi. Bazahindurwa. Imana ibaha umugisha bene data bakundwa. Niba uhari nawe ngwino, nta mpamvu yo gusigara. Aya ni amahirwe, ntuzi kuramuka, ntuzi kuzizihiza Noheli itaha, ntago ubizi. Ngwino tera intambwe uvuge uti mwami Yesu, doraho nakapfapfaniye, doraho nakagendeye mu bitagira umumaro, uyu munsi ndakwemereye, uyu munsi ndaje, uyu munsi nguhaye ubushege bwanjye, uyu munsi nguhaye ubushizi bw'isoni bwari bunsenyeye, uyu munsi nguhaye urugo rwanjye rwananiye, uyu munsi nguhaye ubucuruzi bwanjye bwananiye, aho nyobora byaranze, ndaje mwami mfasha. Ngwino tugusengere. La sobesia oyejwe na Yesu ratebesi ijwe na raso alugo uhagija. Nawe ngwino nta mpamvu, sezerera umwami. Igihe wabaye igihe kiri nta mahoro byaguhaye, ngwino wakira amahoro atanga. Uwo mwami w'amahoro umutahane, uwo mwami w'amahoro mugeze mu rugo, abana bawe bishime. Uwo mwami w'amahoro mugeze mu rugo, abaturanyi bishime. Kuwa mbere nujya mu kazi babona umwami w'amahoro arabagirana muri wowe. Haleluya. Ngwino Imana iguha umugisha. Wogejwe. Ngwino mushi wanjye, ngwino Imana iguha umugisha. Ngwino muvandimwe, ngwino. Na Yesu watunga nijwe na raso alugoya guha. Ngwino mwene data, ngwino mwana wacu. Haleluya. Reka mbabwire bene data bakundwa, ibi bintu tujyamo tukabikinamo, tukabifata nk'ibisanzwe. Abantu b'Imana barimo barapfa, ibiyobyabwenge byisha abantu, ingo zirimo zirasenyuka. Buri munsi nujya ku murenge uraza gusanga divorce rate ziri hejuru, mu karere imanza abantu barakubita abandi amafuni. Abantu ngo bakiriye Yesu, idini rimaze imyaka n'imyaka, turabigendana, turabibundikiye. Urashaka kuzaturaga iki? Urashaka kuzaturaga iki nshuti yanjye? Uyu munsi wakwemeye ukabizibukira, ukavuga uti mwami Yesu ndashaka kukwakira, ngendane nawe. Imana ibaha umugisha bene data bangaba. Nimuze pastor, nimuze tugota abantu b'Imana.
haleluya haleluya haleluya. Imana yacu ihabwe icyubahiro bwa bene data. Ndagira ngo uririre umwami ibitarakugendekeye neza umubwire. Ni umwami w'imbabazi arakumva. Mutakire. Reba igihe umaze mu kibazo, reba igihe umaze udakungwa uri gishakwe mu muryango, reba igihe umaze mu kazi bitagenda, reba igihe umaze mu ntonganya n'umutware, reba igihe umaze umwana mubi mu rugo. Bwira umwami ngo Mana nkoraho mbabarira ngo haye bya bindi byose. Mubwira umwami. Mubwira umwami. Nawe utahagurutse bwira Imana. Yibwira kuko nawe byawe ntibikoroheye. Mwinginga Imana, mureke twinginga Imana. Imana igira igihindura. Ntabwo dushaka ko abantu bazaza kwizihiza Noheli bameze nka ba muntu wariraga atazi wapfuye. Abantu bajya baza bizihiza Noheli bavuga ati nari mpfuye nziza ibyaha byanjye. Kuri Noheli ya 2024 umwami arangenderera. Haleluya. Ntange sinjya nibagirwa Noheli ya 1993. Umwami yangendeye akankura mu busambanyi. Akankura mu businzi. Nawe mujye muri mangu umunsi mwiza nibuka. Yesu nashimye. Mureke dusenge Imana. Mana ishobora byose data wa twese dukunda mu ijuru. Mu izina rya Kristo Yesu umucunguzi wacu. Ubwoko bwawe turi imbere y'amaso yawe tugushima kuri iyi Noheli ya 2024. Iyi ntizongera kubaho. Hazabaho izindi Noheli ariko iyi ntizagaruka. Turagushima aba bana bawe bemeye kuva mu bubata bwa Satani, bemeye kumucika. Bari bafite ibibagose, bari bafite ibaruhije, bari bafite baremereye, ariko mwami shimwa kuko bagiriye neza, kuko babereye umwami w'amahoro, kuko baruhuye, kuko babohoye. Ayi Kristo mwana w'intama w'Imana, ngwino ugendere muri bo, ngwino uture muri bo, ngwino uyobora imibereho yabo, ngwino uyobora imitekerereze yabo, ngwino uyobora imigendere yabo, ngwino uhindura ibyanze guhinduka mu mibereho yabo. Mazina ryawe rihabwe icyubahiro. Uzagaruka gucyura itorero. Bazabe mu bazamenye ubuzazira, bazabe mu bazumva impanda, bazazamuranwe na babandi basinziriye muri wowe bakwizeye. Ngo maze ngo niko umwanditsi w'Abatesalonike yabivuze, ngo maze ngo bazaba barapfiriye muri w'icyo gihe, ngo ntabwo twebwe bazaba bakiriho tuzababanziriza kuzuka, ngo ahubwo impanda y'Uwiteka Imana nivuga ngo ibituro by'abera bizakinguka, ngo maze natwe bazaba bakiriho tuzamuranwe n'abera mu bicu tujya gusanganira umwami wacu mu kirere. Wow, haleluya. Reka Mana ubwoko bwawe bukubone, reka Mana abana bawe amatwi yakebe bumve ikizuru rivuga, bumve icyo babwira mwami, bumve icyo umwuka babwira, kugira ngo cya gihe bazazamuranwe n'abera bose baze kwimana nawe ubwami bwawe butazahanguka. Urakoze mwami, turagushimye, tukuvugirije impundu, tugukomeye mu mashyi mwami. Wakoze icyubahiro ni cyawe. Reka amahoro yawe agenane nabo, imbabazi zawe zibabeho iteka, mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Mani bagiriye neza. Ninde mwarimu harya ari he pastori wa hano? Aba bandi bagushinze ubamenye bakurikirane. Uwo tudahaye umwanya wo kugira icyo yatura azagusanja kwaturire. Ubamenye mubandike mubakurikirane, mukurikirane ibibazo byabo. Rwose abantu babohoke, tukurikirane urugendo rwabo bakire. Twebwe Anglikani tuzi kuvuga ubutumwa abantu bakihana tukabataho ntitubarere. Ibyo nabyo biciki mwama tuzabituziza. Murakoze cyane, Imana ibahumugishe.